Ndabasuje kandi mbifurije ikaze cyane mbahaye n'amahoro mbifurije ibyiza bikomoka ku Mana. Nizera ko uri haba mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo ndetse nano mu mujyi wa Kigali nizere ko umeze neza cyane kandi niba utameze neza ndakwifuriza kugubwa neza. cyane uyu munsi mfite ibyishimo, mfite akanyamuneza, mfite ubuzima bumeze neza cyane. Bamwita Deben wa Deben bakamwita Uwicyeza Pamela. Kusa neza nuko ndya neza, bamwita Pamela cyane. Iyo mvuze ngo ndya neza ko kanumita mukibuka cyane Pamela yagiye mubona utuntu twe twagiye ducicikana ku mbuga nkoranyambaga twishi cyane. Uyu munsi mu mwambaro usa neza, kuri kwafi uhagaze neza, kuba mushagaye benshi cyane, ibyamamare bigiye bitandukanye. Ndasubira inyuma gato, muri uku kwezi kwa munani guhera ku itariki ya 17 ndetse no ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa munani, kwari ukwezi abanyarwanda tutazibagirwa, kwari ukwezi buri muntu uwo ari we wese hano mu Rwanda yumvishije inkuru, ikaba ari inkuru yabaye incamugongo. Murabizi twabuzemo umuvandimwe Iva Buravan burabyo, tuburamo mama wa Meddy, tuburamo na Yanga wagiye asobanurira filimi nyinshi zigiye zitandukanye. Abo bose turacyakomeza kubihanganisha, ariko noneho dutangiye ukwezi k'ubuki, ukwezi kumeze neza, n'urukundo rwa Pamela na Deben. Deben mu minsi ishize yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aje gutaramira abanyarwanda hano i Kigali. Nago nakwanga kubivuga, nago nakwanga kubisubiramo. Ubwo nari nicaranye n'umusesenguzi Fata ku mavuta, yavuze ko urukundo rwa Pamela ruri kugerwa amajanja. Hari bamwe mu miryango batarabyemera, batarabyumva neza ko hari umuntu uturutse Dubai cyangwa se umusore umwe wa Dubai waciye inyuma ruhinga Deben akajya kubwira ababyeyi ba Pamela ko yifuza umukobwa wabo, ariko umukobwa wabo byo mu ndani akaba yikundanira na Deben. Bo urukundo rwabo bararuhamya rwose, baranabigaragaza. Murabyibuka ko muri Kigali Arena ubwo Deben yazaga mu Rwanda aje gutaramira abanyarwanda, aje kuduha show, yaduhaye show rwose, Kigali Arena iruzura, ndetse aza no kwibaza ngo Pamela ari hehe, Pamela ari abafana murabizi ko babiririmbye ngo Pamela ari he, Pamela ari he, Pamela ba Pamela, ndetse biza no kuba byinshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ariko Deben mu mishinga yari afite, mu byo yatekerezaga hari harimo n'umukobwa witwa Pamela. Murabyibuka hari haciyemo igihe kingana kijya kuba umwaka ubwo umuhanzi Deben yambikaga impeta Pamela amusaba ko babana akaramata. Uyu musore uyu mukobwa barabyemeranwa, bemera ko bagomba kubana ubuzima bwabo bwose bashigaje muri ino si. Pamela arabimwemerera, ariko abantu baza gutegereza, ari nabwo havaga inkubiri, abantu bavuga ibintu byinshi, bavuga ngo Deben na Pamela, abantu bavuga ngo urukundo rwabo naho ruzagera, urukundo rwabo naho, yewe nafata ku mavuta nk'umusesenguzi nawe yarabivuze, aravuga ati aba bantu uko bimeze gutya na gutya ntabwo ibi bintu bizabahira. Abantu ntibabyemera, abandi burya akari mu mutima w'umuntu ntago wakamenya, akari mu mutima w'umuntu ntago wakamenya. Akari mu mutima wa Deben nta muntu wari kubimenya, ibyari mu mutima wa Pamela nta muntu wari kubimenya. Ariko uyu munsi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2022 bagiye mu murenge wa Kimihurura gusezerana. Ku isaha ya saa 9 zuzuye rwose bari bageze ku murenge wa Kimihurura bagiye gusezerana, bavuga ngo Pamela mbaye umugore wa Deben, Deben mbaye umugabo wa Pamela. Ubaka kanya Pamela ashatse yavuga ngo dutandukane kandi bapasura ibyo bafite, kuko yaba yamaze kuba umugore wa Deben byemeye n'amategeko, na Deben ashatse akavuga ati Pamela dupasure, ubwo imitungo Pamela yabatunze nuko bimeze. Uyu munsi rero kuri ino tariki Pamela ni umugore wa Deben byemewe n'amategeko. Igitangaje kiri mwaho ni iki?
murabizi ko mu minsi ishize murebye n'amarira, murebye agahinda umusore Ngabo Medali yari afite, kari agahinda gakomeye ko kubura umubyeyi, ariko ibyo byose yabyirengagije, ibyo byose yabishyize ku ruhande, aravuga The Ben wabaye hafi y'umuryango wanjye, The Ben wambaye hafi mu bukwe bwanjye, The Ben wambaye hafi mu byo naciyemo byose, twarareranywe mu muziki, twarazamukanye, nakubitaga hiti ugakubita indi hiti, ibyo wakoze byose rwose ntago nabyirengagiza, uyu munsi nanjye ndakuba inyuma, uyu munsi ndakubera pare. Ubundi ikintu cyabuze ni Mimi wari kubera Marene Pamela Disi, ariko nta kundi, ubwo wabaye Marene nawe nabonye cyari hari ibyuki byana bimeze neza, abakobwa basa neza. Bana yanjye, uru Rwanda tubamo rufite ikintu cyitwa abakobwa, mw'abantu mwe. Miss Pamela Uwicyeza aragiye, ubu ni ukujya turirimba ngaraje araberewe. Ubu niyo gahunda igezweho rero, umuziki nyarwanda, abahanzi nk'uko twari tubiteze, Meddy na The Ben bose kabisa bahesheje imiryango yabo ishema, bahesheje abavandimwe babo ishema, bahesheje aho baturuka abo ari bo bose babahesheje ishema. Ni umuhango wabereye mu murenge wa Kimihurura, ni umuhango wahishwe itangazamakuru, ntabwo abanyamakuru bigeze babimenya, ariko aho babimenyeye inshuti y'abavandimwe rwose baje, baravuga ngo reka tuze kubashyigikira, mwakundanye tubireba, Ben wakunze Pamela tubibona, Pamela wakunze The Ben tubibona, iki ni cyo cyose wagikoze tureba, ni ngombwa ngo turirimbe ya ndirimbo ngaraje araberewe nk'uko nabivuze rwose. Aba bantu bombi rero basezeraniye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, muri kubyumva, mu murenge wa Kimihurura niho basezeraniye. Umwe abwira undi ati Ben uzambere umugabo, nanjye Pamela nzakubera umugore. Incakwaha twese turazimanitse, ngiye Pamela manitse incakwaha, nzeretse abanyarwanda muri rusange, nzeretse mama wambyaye, nzeretse papa wambyaye, rwose nemeye kukubera umugore, nawe uzambera umugabo. The Ben nawe ati nanjye Benjamin manitse incakwaha, nzeretse abanyarwanda muri rusange, nzeretse abafana banjye, kugira ngo umbere umugore nanjye ngubere umugabo, tuzabane akaramata kandi tuzabane uko turi bubyemeza ahantu. Rwose n'abantu rwose ubona bari bambaye neza, bari bakeye. The Ben yari yambaye neza, imyenda yari yambaye s'il vous plaît. Reka mbasubize inyuma mu gitaramo cya The Ben yakoreye muri Kigali Arena cyangwa muri BK Arena. Yari yambaye imyenda ifite ibara rya rose, ni rose cyangwa ibara rijya gusa n'iriya myenda y'ifungwa n'abagororwa. Uyu munsi yari yambaye n'ubundi fotokopi, umwenda ukoze kuriya ariko uri mu ibara, ese iri bara kenshi hano mu Rwanda dukunda twambara turi kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994, baryita grey. Urakoze cyane nkuko muri kubona rero, abantu benshi bari batashye ibi birori byabo, ntibagiwemo Meddy coup de chapeau kabisa, Meddy coup de chapeau. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, Imana yo mu ijuru gukomeze. Wavuze ati The Ben wambaye hafi, The Ben nakoze ubukurandirimbira, The Ben twarareranywe mu muziki, The Ben waje mu muziki nanjye ninjira mu muziki, The Ben wamamarije kampani imwe hano mu Rwanda, twese tugaragara mu ndirimbo, wari uhari. Uyu siri Click, dore ngo uyu uri Click, muri kumureba rwose. Click niwe wari uri kuba kamera, niwe n'ubundi usanzwe ubakorera n'amavideo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Murabona Alexis Muyoboke, murabona Meddy nkuko narindi kubivuga, murabona umugabo bita David Bayingana, murabona rwose bari bambaye neza nkuko muri kubireba. N'abantu bari bambaye neza, cyane. Murabona K8 Kavuyo, ese Kavuyo
wowe uzarongora ryari? Kavuyo murababona, n'abantu bari bambaye neza, n'abantu bari bambaye neza rwose, baberewe, n'abantu ubona ko ni ibintu biteguye. Abanyamakuru rwose nabo bari bahari rwose. Nimumfashe tuzavuge ngo Pamela na The Ben muzabyare hungu na kobwa, Pamela na The Ben muzahoza amata ku ruhimbi, Pamela na The Ben muzabone iby'urugo rwanyu rwifuza, muzabone iby'Imana yifuriza umuryango wanyu. N'ukuri kw'Imana nanjye ndabibifurije. Imana izaba ibyo mwifuza byose, Imana izaba ibintu byose mwifuza mu rugo rwanyu. N'ukuri kw'Imana ngenda bibifurije. Imana izababe hafi, Imana izabe hafi y'imiryango yanyu. Nimukora ubukwe muzabona ababutaha, muzabona ababatwerera.